TTC azajya yiga imyaka 5 muri secondaire. Ni imyaka 3 kongeraho n'imyaka 2 ya 1 aho umwana azajya asohoka muri TTC afite icyiciro cya 1 cya kaminuza. Umwana uzajya ugaragaza ko afite imico mibi, umwana yakubise mwarimu, umwana watwaye telefone mu ishuri ntabwo byemewe, azajya yirukanwa, azajya hanwa. Wow. Icyambere ni kijyanye n'amafaranga y'ishuri, icyo twakwita nka school fees, habayemo impinduka. Hanyuma icyo ukwiye kumenya kuri iyi ngingo nuko umunyeshuri ari amafaranga yatangaga yiyongera, ntabwo yagabanutse, yiyongere. Ikindi turi buze kuganiraho ni imyitwarire ya mwarimu, imyitwarire y'umunyeshuri, aho minisitiri yavuze ko umerewe guhana umunyeshuri umwana aza ku ishuri kuko abishaka, akiga uko abishaka. Mwarimu rero icyo akora kugira ngo akipinga akazi ke nuko aza akigisha, wabifata utabifata mwarimu agahita yitaha. Minisitiri cyangwa se bafite uburezi mu nshingano, aha nibwo ireme ry'uburezi rizagerwaho. Imyitwarire y'umunyeshuri, aho minisitiri yavuze ko uzajya ugaragaza imico mibi azajya yirukanwa. Bakunzi ba KGTV Rwanda, mwahisemo gukora subscribe ndetse n'utarayikora turagushishikariza kugira ngo ukore subscribe. Hanyuma uyu munsi ntabwo turi butinde cyane, tuje kugana ku ngingo ijyanye n'impinduka mu burezi. YouTube channel yacu yibanda cyane ku mpinduka z'uburezi, ibibazo bimwe bibangamiye ireme ry'uburezi. Twagiye dukora ibiganiro bigiye bitandukanye tugaruka ku buryo imyitwarire mibi y'umwarimu ushobora gutuma ireme ry'uburezi ritagerwaho, imyitwarire mibi y'umunyeshuri igatuma uburezi butagerwaho, ndetse no gucunga nabi ibigo by'amashuri bishobora kuba imbogamizi ku ireme ry'uburezi. Uyu munsi rero ubwo Minisitiri w'Uburezi Bwana Joseph Nsengimana yari yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru cyangwa se na RBA, ikigo cy'itangazamakuru cy'igihugu, hari impinduka yagiye atangaza ko zigiye kuba mu burezi. Ariko twebwe hano nka KGTV Rwanda twabahitemo ingingo enye ku bijyanye n'uburezi, hanyuma iya gatanu iraza kuba nk'isoza iyi gahunda. Hanyuma icyo tugusaba nuko ukomeza gukora subscribe ndetse ugatanga ibitekerezo byawe muri comment, hanyuma ukatubwira niki wifuza ko twazakuganiraho, ndetse waba uri n'umwarimu ushaka kugira ubuhamya uduha ku bijyanye n'uburezi cyangwa se ibiganiro bijyanye n'uburezi, rwose ni karibu cyane. Ushobora kureba nimero yacu hanyuma tukaba twavugana. Minisitiri rero yatangaje ibintu 4 cyangwa se birenga, ariko tugiye kwibandaho. Icyambere ni kijyanye n'amafaranga y'ishuri, icyo twakwita nka school fees, habayemo impinduka. Hanyuma icyo ukwiye kumenya kuri iyi ngingo nuko umunyeshuri ari amafaranga yatangaga yiyongera, ntabwo yagabanutse, yiyongere. Ikindi turi buze kuganiraho ni imyitwarire ya mwarimu, imyitwarire y'umunyeshuri, aho minisitiri yavuze ko uzajya ugaragaza imico mibi azajya yirukanwa imyaka 5, ngo ave muri secondaire afite 1 ya kaminuza. Hanyuma indi ngingo, ikindi ni level y'umwarimu. Ubwo level y'umwarimu ni ibijyanye n'amasomo cyangwa se impamyabumenyi afite, umwarimu arasabwa kuyongera. Ariko tunagendereye kuri iyi ngingo, turaza kuvuga ku buryo umunyeshuri uzajya wiga ibigo nderabarezi cyangwa se TTC asabwa kuzajya kuba yiga imyaka 5. Ntabwo asabwa, azajya yiga imyaka 5, ngo ave muri secondaire afite 1 ya kaminuza. Hanyuma indi ngingo ya nyuma ubwo ni kijyanye n'amasaha, nayo yahindutse. Ku ngingo ijyanye na school fees, umwana hano ndashaka ko mbasomera gato ya kugira ngo ntaza kwibeshya. Umwana wa materineri kuva kuri materineri kugeza ku mwaka wa 6 primaire, uyu mwana yishyuraga amafaranga 975. Ubu ngubu bazajya yishyura amafaranga 2,000. Hanyuma umwana wigaga ataha yishyuraga muri secondaire yishyuraga amafaranga 19,500, ubu azajya yishyura 24,000. Hanyuma ku bana bigaga baba mu bigo bishyuraga amafaranga 85,000, ariko ngubu bazajya bishyura amafaranga 110,000. Wakwibaza ngo ese niye mpamvu yatumye by'ukuri iri zamuka ry'ibiciro rizamuka cyangwa se school fees zamuka? Cyambere nuko nibikomoka kuri petrol cyangwa se ubuzima aho bugeze, nuko ibintu byose byiyongereye. Ubu ngubu ntabwo bukiri kwa kundi. So icyo ni impinduka iya mbere. Ikijyanye n'irihinduka ry'ibiciro,
of course hari impinduka ziza, impinduka zose iyo jije ntabwo ziza ari nziza, ariko ziba ari nziza ariko zikaba zigira negative na positive. Twakibaza ngo ese ko ibi biciro bigenda byiyongera, school fees ziriyongera, ese aho ngaho uyu mubyeyi ariteguye? Ikiza nuko bino bintu bizatangira gukurikizwa mu gihembwe cya kabiri, ubwo nubwo ngo ni muri Mutarama 2027, aho school fees aribwo izatangira. Nuko ngo guhera mu kwa 9 abana bazajya bishyura school fees isanzwe, hanyuma guhera mu kwa mbere kumwaka utaha nibwo school fees zigiye kwiyongera. Hano ni imbogamizi ikomeye kubera ko n'ibigo bya prive ubu bizakoresha amanama cyangwa se inama n'ababyeyi bongere school fees. Of course ari izo bari barongereye, ariko kubera ko ibiciro ku masoko biri kugenda byiyongera, niyo mpamvu minisiteri nayo yahisemo ko bino biciro bigomba kwiyongera. Ariko tukibaza ngo ese ko biri kugenda byiyongera, umubyeyi asabwa kongera amafaranga, ubwo wa mubyeyi ukorera umushahara we uziyongera? Igisubizo ni oya, kubera ko ntabwo abakoresha biteguye gutanga umurengera w'amafaranga cyangwa se amafaranga menshi cyane ko nabo aho bakura bitari kugenda bihinduka. Indi mpinduka nijyanye n'imyaka umwana wiga gatitisi yigaga. Twebwe twigaga imyaka 3, ariko ubu ngubu guhera mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka umwana wa titisi azajya yiga imyaka 5 muri secondaire. Ni imyaka 3 kongeraho n'imyaka 2 ya 1 aho umwana azajya asohoka muri titisi afite icyiciro cya 1 cya kaminuza. Bivuga ngo ni ikintu cyiza minisiteri yatekerejeho cyane ko kuri babana barangiza secondaire bakabura uburyo. Hari abarangije kaminuza ku myaka yacu tukaba twarabuze uburyo bwo kwiga kaminuza, bitewe nuko icyo gihe bagendaga ku bintu by'ibyiciro cyangwa se sometimes kugira ngo usohoke hanze wongere kujya kwiga kaminuza ugasanga biragusaba kwishyura amafaranga menshi. Ariko ndizera ko ibiciro bizakomeza kugenda ari bimwe, kubera ko umwe ngo umwana arangije secondaire hanyuma agiye kwiga 1 of course hazabamo impinduka ku bijyanye n'amafaranga. Ibyo ngibyo ntago babivuzeho, ariko mube mubyiteguye. Ariko minisitiri yavuze ko umwana uzajya uba atiteguye kumva cyangwa se kwiga iyo myaka 3 yemere ko azahinduza. Ariko n'undi muntu wo hanze wenda bahaye ibindi ashaka kwiga uburezi bitewe n'iyi nyungu yo kuvuga ngo azajya asohoka afite 1 nawe yemerewe kuzaza akiga. Icyo ni ikintu cyiza. N'indi mpinduka niyo ngo umwana azajya asohoka muri secondaire cyangwa se afite 1 hanyuma ajya kwigisha afite 1. Bivuga ngo rero umwarimu wari ufite 1 uyu nguyu ntago azirukanwa mu kazi. Minisitiri yavuze ko hazashyirwaho uburyo bwo kuba nabo bakwiga. Ubwo rero bano barimo bakora wenda mu bigo bya prive cyangwa se ibigo byigenga bafite 1, ubwo mwebwe ni ukwirwanaho, of course murabyumva. Hanyuma kubijyanye n'iyi myaka, ikintu ukwiye kumenya ko nuko niba umwana arangije kwiga afite 1 ni ikintu cyiza cyane, of course, kubera ko icyo gihe azatanga ireme ry'uburezi. Ariko tubibutse ko kwigisha ntabwo ari ni impano. Igihe cyose ugiye kwigisha udafite iyo mpano cyangwa se udafite n'urwo rukundo rwo kwigisha, ni handi uzasanga imyitwarire mibi y'umwarimu ishobora kugaragara, bitewe nuko sometimes ntabwo akunda ibyo ari gukora. N'ubushobozi bukeya buri mu burezi cyangwa se usanga amafaranga ari makeya mu burezi, aho umuntu ufite A0 muri kaminuza wigisha muri leta adashobora kuba ntabwo ageze amafaranga 600 y'umushahara. Ukibaza kandi ugasanga umuntu bari kumwe kuri level imwe y'uburezi wenda ukora ibindi we ahembwa amafaranga atubutse. Icyo nacyo ni ikindi minisiteri rero nahanyeho kugira ngo mukundisha abantu uburezi, ariko munabereke inyungu ziri mu burezi. Kuba umuntu yakora umwuga w'uburezi, ese nize inyungu zindi, kubera ko umushahara byo ni muto. Ushobora kwitwaza, sinzi ikibazo by'ukuri nyirizina gihari, ni bajyaga batubwira ngo ni umubare mwinshi w'abarimu, ariko tukibaza ngo muri uyu munyeshuri kugira ngo azamuke neza nuko by'ukuri mwarimu agomba kuba ari comfortable mu byo ari gukora, yigisha ahabwa umushahara mwiza cyangwa se n'imibereho ya mwarimu ari myiza cyane. Tuzajya tugenda tugaruka ku mibereho myiza ya mwarimu yagishirwamo imbaraga. Hanyuma ikindi kintu, indi mpinduka nijyanye n'amasaha. Umwana yigaga kuva saa 2 n'igice kugera saa 11.
ubu ngubu mu ishuri umwana azajya yiga kuva saa 2:30 ageze saa 9:30. ubwo nuko kuva mbere kugeza kuwa kane. hanyuma kuva saa 9:30 kugeza saa 11 abana bazajya bajya kwiga indi myuga, harimo debate, ikoreshwa rya mudasobwa, debates, ibiganiro mpaka, n'ibindi bintu bifite aho bihuriye n'ingengama cyangwa se na curriculum ijyanye n'ishuri. ntabwo bazajya aruga ngo nungwita dutaha. Kwa gatanu abana bazajya biga guhera saa 2:30 kugeza saa 9:30 abana batahe. hanyuma mwarimu wa guhera saa 9:30 kugeza saa 11 abari ku ishuri, ariko yaba hari amahugurwa akaba yahugurwa muri icyo gihe, yaba ari ugutegura amasomo y'icyumweru gitaha nabwo akayategura muri icyo gihe. Ibyo byose bizajya bikorwa muri iki gihe tugiye gutangira guhera mu kwezi kwa cyenda. hanyuma ikindi cyanyuma, indi ngingo nshaka ko tuba nk'abakiraho cyane, ni imyitwarire ya mwarimu ndetse n'imyitwarire y'umunyeshuri. hano minisitiri yavuze ko umwana uzajya ugaragaza ko afite imico mibi, umwana yakubise mwarimu, umwana watwaye telefone mu ishuri, ntabwo byemewe, azajya yirukanwa, azajya hanwa. wow. imyitwarire ya mwarimu, umwarimu uzajya uza mu kazi yasinze uzajya wirukanwa nta nteguza. umwarimu uzajya ukubita umunyeshuri uzajya uhanwa. question mark there. hano ubundi burya iyo umwana arezwe bajeyi, umwana w'umunyeshuri warezwe bajeyi, usigaye ubona abana b'urubyiruko rw'iki gihe nta mwana wumvira umwarimu. usibye no kumvira mwarimu, nta mwana wumvira umubyeyi. ubu ababyeyi b'iki gihe ni twebwe turi gushaka kumvira abana bari gushaka kudutegeka. kubera iki? nta mubyeyi wemerewe guhana umwana, nta mwana wemerewe guhana umunyeshuri. umwana aza ku ishuri kuko abishaka, akiga uko abishaka. mwarimu rero icyo akora kugira ngo akipinga akazi ke, nuko aza akigisha, wabifata utabifata, mwarimu agahita yitaye. minisitiri cyangwa se bafite uburezi mu nshingano, aha nibwo ireme ry'uburezi rizagerwaho, muri gushyiraho izi ngamba zose zo kuvuga ngo umwana yiga aya masaha. ariko imyitwarire ya mwarimu y'umunyeshuri ko iteye inkeke. uyu mwana utakubiswe, umwana utacishijwe akanyafu, umwana utacyashywe, ntabwo yatanga umusaruro. hano rero minisitiri yavuze ko umwana uzajya ugaragaza imyitwarire mibi azajya abihanirwa, yirukanwe. umunyeshuri uzajya ugaragaza agasuzuguro ku ishuri, ni imyitwarire mibi, of course, nawe azajya ahanwa. hanyuma n'umwarimu mube professional, abarimu mugerageze mube professionnel, mukora akazi kanyu neza, mutange uburezi bufite ireme, hanyuma turebe ko wenda uburezi bwacu bwatera imbere. izo rero ni zimwe mu mpinduka enye cyangwa se zirengaho gatoya minisitiri Joseph Nsengimana yatangaje ko zizatangira gukurikizwa guhera. zimwe zizatangira kubijyana na school fees ni mu kwezi kwa mbere, ariko ibindi byose bizatangira mu kwezi kwa cyenda. mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda, tuzajya dukomeza kubana natwe, mukomeze rero mubane natwe. ibiganiro byanyu muri KGTV Rwanda ni akagaruka, mukomeze mubane natwe, mukore comment, share ndetse mukigeze n'ahandi. njyewe yari Jandamuru kwihangana. Ikigo 1-to-1 Teaching and Learning Limited twigisha indimi zose zivugwa ku isi. Twigisha muri weekend, ariko niba udafite umwanya twakwigisha online. Dukorera mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo. Duhamagare kuri 0781 81 30 62. 1-to-1 Teaching and Learning Limited, from learning to earning.